twigwaneho niyo refure hari umuririmbyi wavuze ngo Yesu niwe ndirimbo yacu. Yesu ni indirimbo ariko twigwaneho ni refure. Aho muri aho kuba dukurikiye hirya no hino kubumva ururimi rwacu, abatuye Amerika, Australia, Canada no mu Bwongereza ndetse no muri Pays-Bas ndetse no muri East African Community, abari ruguru iwacu tukomeje kubirizaho aho baho bwije tubirijeho naho babyutse dukomeje kubaramusa. Uyu munsi rero ni umunsi wa memoration yo kwibuka abacu bazize uko baremwe, ndavuga abapfa buri munsi umugenda, ariko cyane cyane iyi tariki tuza tuvuga cyane ni tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2024, ishwa ry'abanyamurenge bishwe bazize uko baremwe bicirwa mu Gatumba. Turi kumwe rero n'umutumirwa, tutizimbye mu magambo, turi kumwe n'umutumirwa yahera yibwira abantu kugira ngo twinjire mu kiganiro nyamukuru. Murakoze cyane. Amazina ni Nguvu Samson, ndi umwana wo mu Mibunda niho iwacu kaba umunyabyinshi. Urakoze cyane. Urubatse Nguvu? Oya, yesi ndubaka, ariko ndiko ndubaka mfite umusingi. Gira uwo musingi niba ari ibuye rikeneye turishireho, ariko nyine wubake. Nibyo kuko nicyo gikenewe, ntitwogira kwicwa ngo turangize namwe mugire kutabimenya. Exactly. Ndetse uko turakunenze ubutaha tuzobona. Hanyuma rero kuba dukurikiye hirya no hino, mukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi, mukora subscribe kuri Belaka TV 1 ndetse na Rugenza TV niyo bita umuvandimwe bita Raja TV show. Turishimye rero mu biganiro byacu, mujya munogerwa n'ibiganiro byacu, mudukurikira buri munsi. Dukomeje kubashimira cyane byimazeyo kuba dukurikira uko bwije nuko bukeye. Turi muri iki kiganiro cy'uyu munsi niki, uko wabonye bitabiriye, wabibonye gute mu kwibuka abacu bazize uko barimo? Okay, attendance cyangwa se presence, abantu bitabiriye ku bwinshi kandi ingeri zose, abasore batoya, urubyiruko, abagabo bakuru, abakecuru, abagore batoya, abagore b'injigija, ibitinyuke, abantu bari bitabiriye. Kuko ijanye na attendance ho ibintu byari byifashe neza kabisa, abantu bari benshi. Ukompaye kwibuka kubushize n'ukubu nyine wabibonye gute ku by'ukuri? Ubushize byabereye Gidulayi, twe twaragiye dusanga salle yuzuye, sinabashije kuatendinga. Urumva ko nta makuru y'ubushize mfite. Ni ukuvuga ngo naho bari bahari kameme. Urumva ko aho abantu buzurira bakabura aho baja, bisinyifiye ko gusa iyo salle irashobora kuba ariyo ntoya kuri iyi ngiyi. Hanyuma rero dukomeza tuganira, iyo ureba ubwoko bwacu ukuntu twagiye twicwa umugenda uko bwije nuko bukeye, niki wobwira isi n'abatuye isi kugira ngo ejo nejo bundi n'urubyiruko rwacu runyanyagiye hirya no hino kugira ngo rumenye ikijya mbere? Isi yo ntigira amatwi, kuko iyo uje kugira amatwi yaratwumvise. Kandi imyaka 20 irashize turiho dushaka ubutabera ku bacu baguye mu Gatumba, ariko nta cyafashwe, nta cyemezo kirafatwa ku bijanye n'ubwo bwicanyi. Icyo nubwira bene wacu ni uguhaguruka nkatwe kominote y'abanyamurenge tukishakira ubutabera, kuko amahanga yaratwihoreye, isi yaratwanze. Umuvuga butumwa uyu munsi yatubwiye ngo ahantu hatari benefice isi ntuzayihabona. Bishaka kuvuga ko twebwe twenyine nitwe tuzishakira ubutabera, ndetse tukiyubaka tukaba abantu bazima n'ubwoko bushinganye kandi bukomeye. Ku by'ukuri hari akantu waruvuze ukomojeho uvuga kuri monde ya capitaliste. Isi ya none ikeneye inyungu ku by'ukuri. Monde de benefice. Ni monde de benefice se cyangwa abakapitaliste bose ku isi icyabaranze se cyangwa aho bagiye baba cyane henshi na kuko bagiye bakoresha bimwe n'ibindi ni inyungu zabo. Ikintu kitaba afitiye inyungu ndiwo kibabona. None twokora iki kugira ngo natwe byibuze? Ni izo nyungu zikenewe kugira ngo natwe twumve, niki gikenewe kugira ngo natwe byibuze isi n'abantu bitwumve? Igikenewe ni ugushira hamwe twese tukumva ibintu kimwe, tugasenyera ku mugozi umwe. Kuko
ubumwe n'imbaraga kandi nta kinanira imbaraga ni ukuvuga ngo twahuje twese tugakorera ibintu hamwe birashoboka. It is possible, c'est encore possible. Hanyuma ikindi nabazaga bwana Nguvu kuba dukurikiye hirya no hino, niki wobwira abanyamurenge se cyangwa urubyiruko iyo ureba nubwo twagiye twicwa umugenda ariko hakabaho hakirimo n'ubundi kutumvikana kwacu, ubona ko iterambere ryacu tuzorigeraho, ubona inyungu yacu se cyangwa se guharanira iyo justice tuzayigeraho? Biragoye mu gihe tugifite amacakubiri. Hakorwa iki? Hakogwa decentralisation cyangwa se ubuyobozi bwo mu nzego zose, duhereye ku rubyiruko, abantu bagakora icyo bita decentralisation, urubyiruko rugashishikazwa gukunda igihugu, donc abantu bakigishwa patriotisme kwanza. Ni ukuvuga ngo icyambere abantu benshi ntabwo bakunda igihugu cyacu Kongo kubera nyine ibyo yadukore. Ofete Kongo ntitwanga, abatwanga ni abakongomani. Ni ukuvuga ngo igihugu ntacyo dupfa. Ni ukuvuga ngo tugomba kugira patriotisme, icya kabiri tugakunda ubwoko bwacu, icya gatatu tukaba ba responsable, tukagira inshingano. Ni nako batwigishije umuvugabutumwa yagarutse ku kintu cya responsabilité cyane, tukumva ko biri mu nshingano, buri wese akumva ko ari inshingano ziwe, ntawe bireba nta n'uwo bitareba. Hanyuma tugenda tugana wenda ku musozo tuganira, iyo ureba n'ubundi juste twebwe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge aho tugeze naho twavuye, ubona byibuze hari itandukaniro ko turatera imbere cyangwa turacyari n'ubundi nubwo turi mu mahanga, ariko iyo ubikompara ubona ari icyizere cy'ejo? Icyizere kirahari kubera kuko mu makuru batubwiye hano mu Kiriyo nuko hari ikirego cyagezwe ku rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rw'Irahe barega abakoze buno bwicanyi bwabereye mu Gatumba. Urumva ko iyo ni empage ya kameme tugomba kuyishimira, dushimira n'ubwo rwego rwabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo ntaraguca mu ijambo, byari bitaragerwaho kuvuga ngo baje Irahe byibuze icyo cyaha kiyagere. Kuvuga ngo ugere muri rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rw'Irahe bisaba nyine, bisaba ubushobozi, bisaba connaissance nyinshi kugira ngo hagere. Ntabwo si nko kwinjira gusa mu gihumba, uko bisaba connaissance. Ikindi nanone navuga nuko hari ibintu bikeya njewe nabashiye kunengaho, nabonye bitagenze neza. Ofete amadiskuru basomye mu Cyongereza, basoma mu Giswahili no mu Kinyamurenge, bibagirwa Igifaransa. Why? Kubera iki bibagirwa Igifaransa? Turi aba francophone, aba perpetrators cyangwa se abicanyi bagize buno bwicanyi bwo mu Gatumba, bamwe ni Abarundi abandi ni Abakongomani. Abo bose ntibumva Icyongereza, ntibumva n'Ikinyamurenge, icyo bumva ni Igifaransa. Ariko Igiswahili bakivuze ko baracumva. Uburyo Igiswahili cyavuzwemo nta message numvishe miremereye ishobora kuba yakira umuntu urubanza. Iba kubera kuko aribo banyiri bayazana, nkeka ko wenda iyo umuntu afite icyo yikeka ntaba interested cyane yo kureba ibibi yakoze. Message buri yigeze ku muntu mu mutima habaho icyo bita tribunal cyangwa se conscience. Buriya nubwo adashobora kubivuga, ariko nawe umuntu wese ugifite 5 sens ugitekereza afite icyo umutima uri kumushinja, nubwo atabivuga, ariko buriya message ikugezeho, nubwo utokora reaction zo guhinduka, ariko kandi hari akandi igukoraho mu bitekerezo nubwo bitabahindura. So je nkavuga ngo ubutaha cyane cyane Igifaransa kigomba gukoreshwa, ndetse n'aba interpreta baka-interpreta mu Gifaransa. Icyongereza ni cyiza. Ubu nyine nkuko dore ko nabo dushakaho iyo justice batayiduha, Icyongereza twarakivuze ntibishakunze. Nyine Igifaransa sico kirimo inzira, ariko n'abana nabo bagomba kumva ibyo tugezeho, intambwe tuhadutera, ko n'ubundi byanga byakunda urukiko bagomba kuzagezwa mu rukiko. Ntitubyanze hagomba kubaho abishe se cyangwa inkozi z'ibibi zakoze ibibi byanga byakunda, hagomba kubaho n'ubundi ubutabera, hakabaho n'ubundi
na indamunite. Hanyuma ugerageje twakomeje tuganira nkuko wabibonye icyo unenze ni icyo gifaransa ariko Le Monde d'aujourd'hui turiho ubu nyine icyongereza nicyo kiri hejuru y'igifaransa ni nacyo cyane isi ubu nyine kuko niba wategereye Pasteur Kundu yavuze ngo isi tugezeho ubu nyine ni monde y'aba capitaliste kandi aba capitaliste nibo bafaransa ubu n'abongereza igifaransa cyabaye expert nico wanenze gusa nta kindi kintu wabonye cyagenze nabi muri uyu muhango wo kwibuka abanyarwanda birahari si ngombwa kubivuga hano keretse nje nazabibwira abashinzwe wenda komite itegura ubutaha bakazahindura hanyuma nkubaza kandi waruvuze kukijanye ati wenda impamvu wenda ilahe wenda batoba barumvise ikibazo ngo nuko wenda hato bakoreshejwe igifaransa siko navuze warubikomeje ngo ntabwo igifaransa aricyo kizingiyemo ubutabera ariko kandi igifaransa ni ngombwa kubera kuko abakoze aya mahano ariko rurimi bumva ruri national mbese oya nukuvuga ngo abantu bagende bakomeze n'indimi usibye ko igiswahili bagikoresheje ako sinumva wenda koko ba wenda intandaro yo kutumva ntacyo bakoresheje mon cher cyakoze he igiswahili urumva discours yavuzwe mu gifaransa mu cyongereza imini no mu wayumvishira discours ramwana yasomye mu giswahili uko yabivuze kose n'ubundi banyiri bayazana si ibintu twokwirirwa dutindaho cyane chez moi nta message numvishemo ishobora gusa banyiri bayazana se cyangwa izi nkora amaraso zizitariki ko ari cyo gihe zatuhekuye icyo ntitugitindeho dukomeze wenda tugana no ku musozo wa nguvu nagiraga ngo utange recommandation kubwoko bwacu bw'abanyamurenge surtout noneho katwe Jay-Z cyangwa New Generation wobwira kurubyiruko kugira ngo rube update kubiri mwe n'ibindi kubijanye niki wabona niki twokora turi mu mahanga dukeneye ko tuguma gushya biragushimisha tumeze nabi hari uko tumeze nabi muri uko kumera nabi nyine icyo mbaza niye recommandation y'urubyiruko rwacu rw'abanyamurenge kugira ngo rube updated kuko abavyeyi bamaze gusaza imbaraga zabo zimaze gushira imbaraga nitwo zisigariye kugira ngo n'abari inyuma yacu abo bita alpha bazogira icyo badukuriraho n'icyo bazomenya kwitwa ni ukuvuga ngo recommandation natanga nuko umuntu wese aba responsable akumva ko bimureba akumva ko ubwoko ari ubwiwe kuba umunyamurenge ntibiteye ipfunwe sini gisebo mugane baza bavuga ikinyarwanda ababitambika bazoruha bagaruke bagarura amaguru ishimbo y'uwiteka bagarure kandi zogumaga kwitambika buri inka zo twe twaragiye habaga inka uko byagenda kose zagombaga kwitambika ugasanga yaraye n'abantu bangana gutyo bose ntiboshorerana ariko kandi la majorité iyo bazava ngo la voix du peuple sur la voix des dieux nuvuga ngo abantu benshi icyo bahurije hamwe kirashobora kugira impact kuruta umuntu umwe witambitse cyangwa babiri so recommandation ya mbere natanga ku rubyiruko icya mbere ni ukuba abapatriote bakagira patriotisme muri bo yo gukunda igihugu urashobora kumbaza tese wakunda igihugu utarimo it is possible abenshi mubona abanyarwanda bubatse igihugu cyabo babaye mu mahanga babaye impunzi banyuze mu bikomeye ndetse bishobora kuba biruta ibyo twebwe twanyuzemo sibyo ariko kandi baratashe igihugu baracubaka kubaka gusa ntabwo ari ugufata imbunde abandi baje mu makaratasi abantu bige politike abantu bagira ubumenyi abantu bagire connaissance ntabwo twese tuzafata amasaso habe no mu gisirikare hari abicara bakandika gusuka urugamba rugenda abandi bakaja hari n'abakangurambaga hari n'abashinzwe igikoni so buri muntu mu mwanya wiwe abe responsable niba udashoboye gufata imbunde urashobora gutanga uwo musanzu wawe w'ifaranga urashobora gutanga igitekerezo kikaba cyakura umuntu ahantu kigahindura na situation runaka so ikindi kintu navuga urubyiruko bagende birinde ibiyobyabwenge tumaze kugira aba homeless hano kubera kwitwara nabi akabikirara akaba enfant de la rue ikindi navuga nuko abantu bafite uburyo bwo kwiga bagende bakomeza ishuri kuko ishuri ni ryiza kuriya gusoma
donc ubuha usipuri mu bupfu muri wowe. Kwiga ni ukuvuga ngo niryo terambere ryeje ku rubyiruko rwacu cyane, kuko abantu ako kantu ongeruka uzamura abantu za Kicumbi mu bijanye no kwiga kugira ngo bakomeze bige, kubera ko urabona mu myaka nk'icumi ishize urubyiruko abasore bacu bari barize, twari dufite abalisansiye benshi, twari dufite abadiplome benshi, ariko pour le moment genda urebe abantu barimo baragraduating, effectif yagiye hasi nko kugero cya kabiri, kandi twari tugeze kuri 50% y'abantu b'abalisansiye, ariko level aujourd'hui ibintu byarahindutse. Umwana ari mu kurangiza école primaire agahita aja gushaka uburyo abaho, ariko abantu bafite uburyo bwo kwiga bashiremo seriousness, abantu bareka ubuvetera no kuja kudeyambile na kuvagabonde ku masomo, kama uko ku masomo kuwa serie, ibintu byose ukora ubishiremo ubuseriye n'imbaraga zawe. Urakoze cyane Bwana Nguvu. Tugana ku musozo ko bari badukurikiye hirya no hino, twari aho bita Nairobi Christian, niho twarimo twibukira abacu bazize uko baremwe, ni mu karere ka Umoja, ubwo ni Embakasi East, aho niho twarimo tugenda twibaza bimwe n'ibindi, aba ni bamwe mu bari baje n'ubundi kwibuka abacu bazize uko baremwe. Hanyuma rero tugana ku musozo, ijambo rimwe nakubaza Nguvu. Mubyo wabonye byose, mubyo byaganiriwe byose, ibyavuzwe byose, ijambo rimwe ry'ingenzi wakuyemo wobwira isi n'abantu kuba dukurikiye mu bwoko bwacu? Ni ijambo umuvugabutumwa yatubwirije, niryo ryakufashije. In fact he was the man of the match. Niwe muntu wancarenginze numva ko akuye nk'ikirengeti ku maso abantu. Je yanyishe yantogotesheje uko ndatogota, uzi gutogota natogota, ariko revera Byicaza, aho uri Byicaza vraiment tugukubitiye salute, vraiment yakoze ikintu kiri formidable, c'est à jamais. Yanejeje ngo arandakaza njewe ku byukuri. Vraiment dukeneye abantu nk'abariya ba challenging abantu kugira ngo ibyiza bikomeze bigegwe. Vraiment uriya mugabo hari ijambo yavuze ngo mu gihe cyose dufite amacako, disunity, yavuze ngo disunity ni failure, ni ugutsindwa, ni ukunyagwa zigahera, kutabumwe ni ubupfu urenze ubundi bupfu. Abantu turabagaruye, ni mugaruke ku murongo wa Kristo kugira ngo tubumwe kandi twubake iwacu murenge hazaza. Ariko rasi zivuga ngo muze tubagarure abantu bataba mu mosha, Ozalia yarahagaze atangira basanga Yesu. Abantu nibagaruke, ako nakaririmbo ko kundaraza kugira ngo abari bafite ibyaha turababariye bongere basubire mu batoro. Twigwaneho irakarama, twigwaneho niwo musingi mugari w'imurenge. Turangije tubwira arukundi uvuga sinosozaga ntavuze kuri twigwaneho, niyo ubundi twigwaneho niyo nkingi ya mwamba. Ako ndahumi konda andika umuvugo wa twigwaneho biento uzaburi umuvugo ibirondo nzavuga ngo twigwaneho umugongo mugari waduhetse, iwaba w'inuma ziguguza inyoni zikaririmba, aho iwabo w'imisozi miremire hejuru nk'amasekurume y'intama, imirambi miremire inkazi mirambi miremire nk'imirambi ya mibunda, si iwanyusha iwacu ni mibunda mu bijana ngo twamanutse abijana usanga abantu babakiza inyazuba, turabwira ni babona umwami w'indogo bavuga ngo bazozitabaza inyana z'amashaki n'abarya bazire bazitinyama, twigwane izo zibakura mu menyo ya rubamba mu bishigo. Twigwaneho niyo refure. Hari umuririmbyi wavuze ngo Yesu niwe ndirimbo yacu. Yesu ni indirimbo ariko twigwaneho ni refure. Ni refure. Murakoze cyane rero nakagaruka yarubakunda Laura no muri Bibiliya gabigwanyeho. Duhere kuri Yoshua ba Nehemiya ni batwigwaneho bene bajya basaze. Daudi. Turangije kino kiganiro tuvuga ngo abantu nibigwaneho kugira ngo twikureho inkota zituri ku mugongo. Nutigwanaho tabuzo kugwanaho abafaransa abakongomani bazavangukire ve unareste nako kandi murakoze cyane nakagaruka cyao cyao.